n'umugabo n'umugore. Communication yo ni ibizinga byose, ni ibitunganya. Iyo mwize kuyitunganya nayo ikagenda neza. Murakoze. Ibindi mubimaze mu bibazo. Murumva ubundi ni isomo umuntu yiga, ni chapitre zigeze nko kuri zingahe mwampaye ngo nkusanye mu nyigisho imwe. Intimacy ni isomo ryihariye, sex ni isomo, d'ailleurs sex yose ni isomo rimwe. Hari psychologie ya sex, hari pratique ya sex, hari n'ibindi bya sex na za malfonction za sex, ibyo byose. Ubwo rero ibindi muze kuri mbaza mu bibazo ndaza kubibasobanurira niba biteganijwe. Ibi bintu batwigishije birashoboka. Nta myaka umuntu yabageze adashobora guhinduka kugira ngo arusheho kubaka urugo. Kuba umwe na mugenzi wawe birashoboka, no gukora sex nziza birashoboka. Kuba umwe mu mutima birashoboka. Reka twese tuve hano tubigize intego yo gusa n'ibyo twigishijwe. Hari ikibazo kimwe twagize mu matorero, nuko abenshi tuzi Bibiliya mu mutwe no mu mpapuro kuruta ko biba ubuzima bwacu. Rero icyo numva nawe bifuriza twese turi hano nuko byahinduka ubuzima bwacu. Murakoze. Icyo navuga no gushima umukozi w'Imana Antoine Rutayisire. Ikindi nabasaba nanjye nisaba no kujya gushyira mu bikorwa. Genda ugerageze kuba umunezero wa mugenzi wawe. Turiga, turumva, ariko reka tugende dushyira mu bikorwa. Nabonye akenshi tuvuye mu nyigisho nk'izi ahubwo umuntu abigerageza icyumweru, 2, ariko nyuma yaho stress z'ubuzima zikadutwara, akazi kakadutwara. Reka rero tugende dushyira mu bikorwa ubu umunezero wa mugenzi wawe, kandi ubikorere no kwibuka ko urimo guhereza n'urubyaro rukurikiraho. Ubikorere no kwibuka ko isi yacu ifite ikibazo cy'umuryango, byibuza wowe urokoke n'abakureberaho bazarokoke, bazarukore n'abandi. Imana ibahe umugisha. Komite no gushimira Pastor Antoine Rutayisire ku nyigisho nziza yoroshye gushyira mu bikorwa. Mu by'ukuri hari ibindi twiga binagoye kubona aho ushyirira mu bikorwa, ariko ibyo twize byo byoroshye kubishyira mu bikorwa, cyangwa se dusabwa kubishyira mu bikorwa. Niba dushyira mu bikorwa nabi cyangwa neza. Uyu munsi rero no amahirwe tubonye yo kongera gukosora bitaragenze neza, byo kudahera kuri main course kandi hariho starter, byo kutamenya ko starter ari dessert. Ibyo byose umuntu yakagombye kugenda arushaho kubikora neza. Ikindi guhinduka birashoboka. Umuntu udahinduka n'umwe gusa n'umupfu. Umupfu ni udasabwa guhinduka namudakurwa ku ijambo, ariko iyo umuntu abigize intego, kandi ndizera ko impamvu twaje hano ni ukugira ngo ingo zacu zirusheho kuba nziza, twikosora, turushaho gukora neza ibyo tutakoze neza. Imana ibahe umugisha. Barakoze cyane. Reka dutangire twakire ibibazo ijya kuri shehera rugo. Reka mbere hafi aha ngaho ndi muri iki gice cyaho mperereye, ntawe ufite ikibazo wagitanga. Bibaye byiza wabaza ikibazo kimwe ukanavuga uwo ukibajije. Mbanje gushimira Pastor Antoine ukuntu yadufashije. Ikibazo mfite kandi maranye iminsi ngendana, mu by'ukuri umuntu wese ashaka afite intego yo kubaka urugo rwiza kandi muba mukundanye. Ibibazo turimo kubona hanze aha bigera ahantu abantu batakishimana. Mu bushakashatsi mukora ni iki mubona biterwa n'iki? Bavuze stress, bavuze mere kuri iki gihe abandi bagiye gukusanya ibyabo. Hari nubwo abantu babeshyera stress, ahubwo hari ikintu kimwe nabonye umuntu yigeze kumbwira, umuminisita w'umuryango mu minsi yashize ya kera, ariko aramubwira ko pastor nigiye bari batangiye guhagurukira ibintu by'ingo zimeze nabi n'iki, ukiga communication. Niyo waba umara n'ibyumweru 3 utagera mu rugo, abantu bafite Yesu, icyo cyo ndagiheraho. Ku buryo abanyabyaha bo bakora ibyaha nyine, kuko nicyo abanyabyaha bakora, ni mpamvu bitwa abanyabyaha. Ariko umuntu ufite Yesu akagira stress, akagira communication. Stress uzayimanaginga, communication igufashe kuyirwanya, bye kugira icyo bigutwara. So bikubwira ngo nta wigeze yigisha abantu uko bubaka urugo rwiza. Nta nubwo ndi bubitindeho ngo njye hirya. Naho ibindi bakubwira ngo bisenywa na stress, ngo kuki se abandi baba muri stress ukabona ingo zabo ziragenda neza? Kuki se abandi baba mu bukene ukabona bafite ingo nziza? Barakubwira ngo zisenywa n'amafaranga. Abo ntoya ntabwo ari amafaranga, kuko hari abantu b'abakene batagira amafaranga kandi bagira ingo nziza. Ngo zisenywa na stress, nkabwira ntoya hari abantu baba kuri stress kandi bakagira ingo nziza. Ngo zisenywa nuko wenda ngo abantu bagiye kure y'imiryango yabo. Nkabwira ntoya hari nabo nzi baba kure y'imiryango yabo kandi ingo zidasenyuka. Ahubwo wagombye gusubira inyuma ukareba kuki ziriya zimera neza, ziriya zikamera nabi.
izimera neza ziba zarize bimwe mu bintu by'ishingiro bituma urugo rumera neza. Donc akaba ari umuhungu, njya mbibwira abasore, reka nagirize kuri cyo kugira ngo nde kuhindura inyigisho. Njya mbwira abasore n'abakobwa iyo nabigishije iwacu ku rusengero, bakambwira ngo wabwirwa n'iki fiancé wawe? Habwira you are asking the wrong question. Ibibazo mumbaza si byo mwagombye kubaza, ahubwo wagombye kumbaza ngo umuntu akora iki ngo abe fiancé mwiza. Kuko ubundi icyo twagombye kwitoza si ukumenya uwo tuzabana. Icyo twagombye kwitoza ni ukwitoza kuba umuhungu uzubaka urugo, ukamenya ngo umuntu w'umugabo isura ye, umugabo nyamugabo numeze gutya. Naho ubundi dufite amasura atariyo, twarazwe n'abasogokuruza. Umugabo uri aho uri boss mu rugo mu gihe cya stress nyine nkuko mwabivugaga. Kubera iki? We are operating on the wrong model. Ba data na ba mama babaga muri age agraire, aho bose babana mu rugo, bagahurira mu rugo, bakajyana mu murima, bagataha. Noneho urashaka ngo umugore yitware nka nyoko, kandi uyu ni mayor, ni vice mayor, ni executive mu murenge, ni professor, ni iki, ni muganga, ntabwo bashobora kwitwara nk'uko ba mama bitwaraga, kuko isi yacu yarahindutse. Izo ni factor nyinshi, ariko ikizabikosora si ugusubiza igihe inyuma, ahubwo no kumenya ngo umuntu yubaka urugo rwiza mu gihe nk'iki. Reka n'abandi wenda banyunganire. Nk'uko umushumba yaravuze, hari amahirwe tutagize mu miryango, yenda ngo dukure badutoza kuzavamo umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza, ariko nagira mbahumurize, muri Yesu ni amahirwe ya kabiri. Ariko bitagarukiye ku kwakira Yesu ngo ubabarirwe ibyaha gusa, ukemera ko Yesu agutoza, akakwigisha, ukiga kugeza igihe uzahinduka ukera imbuto. Umuntu yageze ku rwego yera imbuto aba ashobora guhinduka umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. ngira ngo babivuze, ariko kimwe mu bibazo bisenye ngo navuga ngo ni ukubura Imana. Cyo ni kimwe. Ntabwo nibaza ko umugabo yashobora kuba committed ku mugore we imyaka 50 imyaka 60 atari committed ku Mana. Biragoye. Hanyuma abo ngabo bafite Imana wenda bakagira ko kwigishwa nk'ibi turimo twiga. Izi nyigisho zose yatwigishe ni nziza, ariko udafite Imana ntabwo wabasha kuzishyira mu bikorwa, kuko muri communication abantu yavuze ngo ukaba uri honnête, uri na transparent, uvuga ngo uvugisha ukuri kweruye. Nuvuga ngo niba ntubaha Imana nanyujijemo inyuma nkakora amanyanga, ukuri byonyine ntibishoboke, kuko kuranduye kurimo ibinyoma byinshi. Rero navuga ngo umuntu agize amahirwe akaba afite Imana, niho ubundi wakwiye kwigishwa nk'ibi ngibi byombi. Nuvuga ngo byombi birakenewe. Uko Imana rero iba nkeya mu buzima bw'abantu, byanze bikunze ingo zizasenyuka, kuko ukuri kurabura, kwihangana kukabura, gutegeka bya bindi yatwigisha ko umuntu ashobora gutegeka sexe birabura igihe umuntu adafite Imana. Rero nitugira Imana tugagerekaho wenda n'aya mahugurwa, ingo zizubakika. Ndumva ari cyo navuga. Pastor Hortense amaze kutubwira ngo mu bintu bisenya urugo harimo kubura Imana mu rugo, hanyuma agenda asobanura ukuntu abantu badafite Imana n'ibi byose. Ariko ikibazo cyanjye gishingiye ku ijambo twabwiwe mbere, n'umwigisha yatubwiye ngo ntago atugira inama yo kuzashaka, nuko twe twashatse wenda ntago twagiye inama abandi batarashaka gushaka abantu wenda babwiwe mu buhanuzi cyangwa babwiwe n'abandi bantu ngo barabahanuriye, ahubwo ngo agomba gushaka uwo akunda. Ariko hari igihe ushobora gukunda umuntu bitewe n'uko ubibona cyangwa n'uko ubyumva, ariko byazagera mu rugo ugasanga nta Mana wa muntu afite, cyangwa se kuhuza bikanga, waragendeye uko wamukunze gusa. Kuko hari n'ahandi ugera akakubwira ngo ugomba gutegereza Imana ikakubwira umuntu mugomba kubakana. Ndumva rero nshaka ko mwadufasha guhuza ibyo bintu, gushaka umuntu ubwiwe n'Imana wenda mu buhanuzi runaka, cyangwa guhitamo uwo wikundiye wazagera ugasanga nta Mana afite, ntayihari. Icyo gihe muzabimanaginga gute? Murakoze. Okay, reka ngusubize natinze. Cy'umuntu uhanurirwa ko deja niba ujya kujya guhanurirwa utizera Yesu, n'ubundi ubwo ufite ikibazo. Ariko niba wizera, ubundi nta nubwo wagombye gushaka udasenza Imana, sibyo? Ariko nusenga Imana, ubundi Imana iguha ibintu nibura bigera kuri 3 bizakubwira ngo uyu nguyu yari we. Icya mbere, dufite isezerano yuko ntabwo nzasaba umugati ngo data mpibuye, ngo ninsaba ifi ampa inzoka, ninsaba igi ampa scorpion. Biriyo byapuritse ku mugabo n'umugore ho rwose biraryoha cyane. Tekereza wasabye umubyeyi wawe witwa Imana ngo iguhe umugati
hanyuma ikaguhereza agasikoropiyo kazajya kakuruma, ukayisaba ifi yo kumara inzara, ikaguhereza inzoka n'uburyarya n'uburiganya bwinshi. So Imana yo uzasenga, ariko icyo nababurizaga ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ngo niba guhanurira umuntu utamukunda, ubundi ibintu bitatu ugomba kureba mbere yo gushaka. Number 1, umutima wawe uri kuri uyu muntu. Number 2, umutima we ukuriho. Number 3, n'abandi barabihamya. Gira n'abandi ubabwire, ubanze unarebe uyu muntu tugiye gushakana ninde, abamuzi bamuzi bate. Ariko mbere na mbere baza Imana, sibyo? Ibyo rwose kubaza Imana byo simbitindaho cyane. Byewe ubwo numvaga ngira ngo ari ibintu iyo turimo kwigisha dufata yuko abantu baba babyumva, ariko no mu bakristo niyo wazana abakristo dusengana ndetse n'ubuhanuzi bukazamo, habona uyu mukobwa simukunda, nkumva umutima wanjye ntumukunze, sinzamurongora niyo haza umuhanuzi usa na marayika. Kubera iki? Nimugera mu rugo intimacy yanyu ntizabaho. Hari abantu benshi babana bashinyiriza, kandi mu rugo so gushinyiriza ni ukunezezanya. Ntushobora kunezeza umuntu udakunda, ushobora kunezezwa n'umuntu udakunda. Ibyo rwose mbigusubiriremo. Naho kumbwira ngo wasanga adafite Imana, uzaba utarasenze. Uretse ko hari n'igihe usenga akagwa kandi mu bantu, siko bimeze. Hariho n'ababanye bizera Imana, yagera mu rugo akakugwana umureba. Wabigenza ute? Waruvamo? Ubwo muze kubibaza Desire. Murakoze. Nagira ngo nongeraho akandi kantu gato. Nigeze kumva inyigisho y'uyu mushumba Antoine avuga ko ibibazo byo mu rugo kuba mwarahujwe n'Imana ntabwo bivuga ko ibibazo bitaza. Mushobora imiyaga yo mu rugo muzarebe, icyo gihe yatanze urugero rw'inzu yubatse ku rutare n'iyubatse ku musenyi. Umuyaga waraje ugerageza inzu zose, ariko icyakomeje inzu yo ku rutare ni urufatiro yubakiyeho. Kubaka kuri Kristo, imiyaga yo izaza nta kizayibuza, ahubwo biterwa n'urufatiro. Ngira ngo hano impamvu twaje kwiga kugira ngo turebe urufatiro twubakiyeho, dukomeze urufatiro rwacu. Nanjye nari mfite ikibazo. Ikibazo cya mbere nari mfite ni ikibazo cyo kubaza Pasiteri Antoine. Hari ukuntu kubaka urugo bimera nko kubaka inzu cyangwa se kubanza gusiza. Pastor Desire yarabivuzeho, ni ijambo riri muri Matayo 7:24. Hari ukuntu urugo umuntu arwubaka ariko akajya kurwubaka rwaratangijwe n'ikinyoma, kirimo kwiyemera, kirimo kutavugisha ukuri, kirimo kumera nko guhanikana. Umwe abwira undi ko afite imodoka cyangwa se afite inzu yuzuye nk'igisenyi, hanyuma bakazahuzwa n'icyo bakubakira kuri icyo. Nk'abantu babihereyeho hanyuma bakaba bubatse, bazabigorora gute cyangwa se byazahura gute kugira ngo nibura urwo rugo rwongere rube rwiza, ko icyo nacyo ari igikomere. Murakoze cyane. Buriya rero yewe icyo nkundira Imana, icyo nkundira Yesu, nuko ushobora kuba waratangiye mu kinyoma nk'icyo ngicyo. Abura ati mfite imodoka, mfite inzu. Number 1, umukobwa uzasanga umugabo kubera ko yamubwiye ko afite imodoka, afite inzu, yubakiye ku mucanga. Rwose iyo depart ni fo, ni umucanga. Ariko icyo nkundira Yesu, ushobora kugenda wagerayo ugasanga bamaze kubaka, wihambiriye, wasinye. Cyo rero uretse ko nagize umugisha ntaba ariko bigenda, ariko aje nk'ubu ngubu mfite maturité mfite, ntabwo rero madame reka nkubwire, nakubeshye ko mfite inzu ntayo mfite, nakubeshye ko mfite imodoka ntayo mfite, ariko uwo nashakaga ni wowe.
nkamushyira muri intimacy, hawe none niba ugennye kwigendera rwose ntabwo ndi bugutangire, ariko ubundi unkundiye reka noneho dukoresha memveriza, reka twiyubake iyo nzu niyo modoka tuzabishake tubigereho twembi. Nicyo cyoroshye, aho kugira ngo mujye kurwana nimwiyemeze mubishake noneho muri kumwe, kubera ko ibyo kumbwira ngo mwatangiriye ku kinyoma, bo nanjye na madamu twebwe nta kinyoma twatangiriyeho, ariko twatangiriye mu bujiji. Hari ibyo tutari tuzi twagiye twishakashaka tugeze aho ngaho turibona, kandi n'ubu ntituragerayo. Nzi ko umuntu abana n'umugore ari batoya, nzi ko ubana n'umugore mugeze muri iyi myaka ageze, murumva twe tumaze imyaka 30, ubwo mushobora gutangira guforaho imyaka turimo, ariko sinzi ko umuntu abana n'umugore afite imyaka 80. Uyu munsi naje nambaye gutya kubera ko nari mvuye mu rusengero guherekeza umubyeyi umwe umaranye imyaka 66 n'umugabo. Ntabwo twe turayimara, urumva ubwo ni dubure yacu. Umuntu abana ate n'umugore bafite imyaka 90. Ubwo nyine nzabyiga nimpagera, hari byinshi tugenda twiga. Namwe rero mwaratangiriye ku kinyoma, ibanga si no gusenya rwose, mushobora no gutangira ku kinyoma. Kamubwire ari ibinyoma, buriya iyo umuntu ari umupastori abazi ibinyoma n'utunyoma tuba mu ngo, ariko ibanga ryo kubaka urugo rwiza no gusanga Yesu, ukamubwira ngo rero Yesu natangiye nabi, ariko noneho twiyemeje ko tugiye kubaka. Byakunda? Niwe ndimo kubaza, urumva byakunda? Mushobora kwihana mugatangirira kuri zero mukubaka bigakunda uko bitekereza nyine, urumva? Niyo mpamvu natangiye nkubwira ni twebwe twatangiriye ku bujiji, abo batangiriye ku kinyoma. Ibikomere byo n'uno munsi, buri muntu wese wicayemo hano ashobora kukubwira igikomere kimwe cyangwa bibiri cyavuye mu rugo. Yacu iroroha, gukomereka si cyo kibazo. Ikibazo ibanga ni ukuvuga ngo ke wenda twatangiye nabi ariko ntitugomba gukomeza nabi. Mu gitondo nari mfite nimero, nako si nimero, nari mfite message y'umuntu yanyandikiye, namaze gufata icyemezo ngiye gusenya. Nta nubwo yenkriminaga mugenzi we, arambwira ati giye rwose nabaye umuntu mubi, arondora ibintu byinshi. Ndamwandikira ndamubwira ngo rero iyo nama urimo kwigira si nziza, ushobora kuba warabaye umuntu mubi ariko nta kivuga ko uzakomeza kuba umuntu mubi. Ndangiza muha ikibazo, ndamubaza urashaka guhinduka noneho mbafashe gutangira neza? Nicyo cyoroshye. Abagore bakunze kugarura amakosa yo mu gihe cyashize kandi atari cyo kiganiro muba muriho. Numvaga ari Pastor Hortense wagisubiza, dutse chance yo kugira umudamu kuri pano. Dukoresha kuzura kaboze mu mvugo y'abu. Murakoze. Yesu ashimwe badamu bagenzi banjye. Navuga ko tubiterwa n'impamvu wenda ebyiri. Impamvu ya mbere ni imiterere yacu, tutihaye, twahawe n'Imana. Tuba dusaba n'abagabo bacu ko batwumva bakamenya ko tutari abagabo, nkuko natwe tukwiye kumenya ko nyine nabo atari abagore, batazigera batwumvira muri mind ya kigore kandi nyine ari abagabo. Icyo ni icya mbere cy'imiterere yacu. Ikindi ntekereza, hari igihe abagabo, ubwo nyine ngiye kuvuga nk'umugore, baba batarigeze bagiha umwanya, bakumva igihe kizakirangiza nyine nk'abagabo. Noneho twebwe abagore, kuko tuba twumva nyine tutarakirangije ngo tugere kuri ya end yaduhaye pastor ya communication, yavuze ngo ibiganiro bigomba kuba conclusive, tukumva rero ntitwageze nyine ku mwanzuro. Na nyuma y'imyaka 10 turabavugiye. Ikibazo cyacu cy'abagore rero, na nyuma y'imyaka 10 niba tutarageze kuri conclusive tuzongera tubigarure. Ndatekereza ko ari ibyo. Ikigendanye n'imiterere yacu muri Kristo, hari ibintu avunagura, nanone bitatwubakira tuba tugerageza kubigabanya, tukemerera Imana ikabigabanya. Niba ikintu mwarakivuzeho n'umugabo, mukaba mwarakivuzeho mwaragejeje aho byagombaga kugera, nawe babarira kandi wibagirwe, wibuke ko nawe utari parfait, nawe ufite ikibazo. Urumva ko abantu bari bagihuriye hari benshi, ari ikibazo kibaza ngo kubera ubuzima tubamo bwa buri munsi,
abantu bahorana umunaniro kubera za shuguri za buri munsi, ariko kandi ufite inshingano ugomba kurangiza zijyanye na sex. Icyo kibazo umunaniro urahari kandi n'izo nshingano ugomba kuzirangiza. Pastor Senga, udelegatinze nde? Umwigisha? D'accord. Okay. Reka mbabwire, reka twemeranye kutemeranya, kuko buriya ubundi muri age, mu myaka y'abagabo hagati y'imyaka 19 na 35, ahubwo umugabo iyo atashye ananiwe, kimwe mu bintu bimureyanima habamo n'ibyo, habamo na sex. Ahubwo icyo abantu batazi, hejuru y'imyaka 45 nibwo abantu batangiye kokipa za poste zinakomeye, na hormone sexuelle z'abagabo ziba zatangiye kumanuka. None wakibwira ngo ikimubuza ngo ni stress yiriwemo, ntamenye ahubwo ko ari hormone zamanutse. Reka rero nkubwire uko bikora. Burya abagabo barengeje iyo myaka bameze nk'ikamyo zishaje, barashiturwa byoroshye gutyo. Buriya abagore ntibabizi, oya ndenda kubabwira n'ikintu muri buze kumva. Hari umuntu w'inshuti yanjye ari kudakizwa, yari afite inshoreke, ari mu myaka hafi nk'iyi yanjye, ngende muri 60, kandi ibyo mbabwira ubwo mushatse mwabitega amatwi, kugira nabwiye ko ndi umushakashatsi. Uko hormone zimanuka, noneho umugabo yishakira inshoreke, tuza kujyana rero iwe kwa nshoreke. Ndeba ukuntu inshoreke iri very attentive, ndaza ariko shiri ama stress uba wiriweho, reka nkuzanira inkweto, ubukuyemo izo nkweto, reka nkuzanira inkweto zoroshye uhumeke amano. Ndeba process arimo gufata yo kumwactiva. Akenshi abantu bibwira ngo ni stress iba yamwishe, ahubwo mwebwe desire iba yamanutse. Hirya y'imyaka 50 kuzamura ujya kuri pente descendante muri za hormone sexuelle. Noneho umuntu yabona wibereye aho ngaho, ati ubu ngubu ibintu byavuyeho no kubera iminaniro, agatangira kubyitirira stress. Nyamara gifite 26, 27, 28, nabwo yakoraga akazi. Uzarebe abantu ba mbere basambana cyane n'abakinnyi professionnel, yiriwe muri antrenoma za mu gitondo, akora n'iza nimugoroba, ajya muri match arakina, arangije ajya gusambana. Kubera iki? Suko adafite stress, suko adafite iminaniro, ahubwo na activated. Icyo rero ahubwo nimushaka kugikemura, uzabwire madamu uti ubu ngubu rero nabimenyaho mpfira, nubona nacogoye tujya tubwira Yesu ngo nubona ntangiye gucogora ngo uzajye unyibutsa, n'ibindi uzamubwira uti nubona ntangiye gucogora uzajye unyibutsa, ujye ushitura. Nyamara mushatse mwabitega amatwi, ndabizi ntabwo byoroshye, ariko nuko bikora. Kandi nawe nuba uri umugabo uzishiture wowe ubwawe, ariko ubundi no creating intimacy. Ikibazo cya stress n'iminaniro nuko na intimacy iragabanuka. Uraza wakwicara, wamara kurya ukumva ibitotsi biraje, umugore yakubwira ati ariko kurimo gusinzira, ariko se wagurutse ukajya kurya, iryo gihe na intimacy bayagiye, n'ibindi byose biba byagiye. So nigize kugira chance yo kumva kuganira kuri icyo twamubajije iki kibazo, aragisubiza twese twikubita hasi turi hano. Eri wambabariye ukavugaho nk'amasegonda nka 20 kuri iki kintu cy'umunaniro. Ntabwo uri kuri pano, ariko ninjye uri ku ruhembe, ubwo mbifitiye uburenganzira, nyemerera ugira ikintu uvuga. Yatuganirije nari nahawe umugisha wo kuba mu badamu, yatubwiye ko iyo hatarabaho ubushake, ahantu hose ukoze ku mugore arababara, ariko iyo amaze kugira ubushake, ahantu hose namwe hababaraga haramunezeza. Rero ansabye gusubiza uko twashubije iki kibazo. Ni password abagabo benshi twibitseho. Iyo umugore akubwiye ati ndananiwe, twaje kumenya ko burya atabananiwe, ahubwo akeneye ibindi bisimbura umunaniro. Pornographique
mwembi nk'uburyo bwo gutegurana yaba ari amakosa? cyane cyane, mbega ntabwo ari amakosa gusa, ahubwo kuri njye ni icyaha. Kuko film pornographic ntabwo ari filimi yakorewe gufasha abagabo. Ejo niho uzasanga utanyuzwe, wifuza gukora birenze. Ikindi mwibuke ko ntibubaha Imana. Nibibaha Imana, hano twagiye twakira bimwe mu bibazo aho usanga umugabo avuga ngo kuko yabibonye muri film pornographic barimo bakora sodomie, ati nanjye nkurira sodomie kuko abikuye hahantu. Sodomie ni iki? N'ubutinganyi bw'umugabo n'umugore, byite gutyo. Kuko biratubwira mu Baroma ngo bamwe basigaye bashyushywa gukorera abagabo babo iby'imibiri yabo bitaremewe, ukamubwira ngo nanjye reka tubikore mu kibuno ngirira utya. Ibyo byose byaturutse kuki? Kuri ya mafilimi tureba. Mu by'ukuri ni nk'uko bivugaga pastor, niba ugeze mu myaka yo kunanirwa, yo gucogora, yewe hari n'igihe biterwa n'uburwayi, wishakira igisubizo aho kitari. Umugore wawe yuzuyemo ibikwiye, umugabo yuzuyemo ibikwiye ngo aguhaze wuzure. Ntabwo bikeneye kureba umugore w'abandi ngo wumve ko we wamufata hano muri ya intimacy twavugaga. Nge rero navuga ngo ahubwo inshuti yanjye uri muri iyi cuta bizi ngo urimo muritegurana. Ikigushuka kiguha amahoro ni ukuvuga ngo no, ngo ariko turi kumwe n'umugore wanjye, murimo murapfa mwembi, ntacyo byabafasha. Imana ibaha umugisha. Ugifite mikro, hari uwabajije ngo umupartenere we yize kunywa inzoga vuba, amuvuga ko ngo zituma akora sex neza, cyangwa yumvise bavuga ko zituma akora sex neza. Ibyo ni bya binyoma twubakiraho bitari byo. Murabizi ko twakuze turi na mu gitondo nahoze mbyumva, twakuze mu binyoma bitangaje bitagira fact, ariko nyine byari binyoma. Iyo umugore ari mu mihango, umukobwa ari mu mihango, bimera bitya. Twakuranye ibinyoma. Kuba afite ikibazo cyo kugabanura imbaraga ku buriri, yikwibwira ko azishakira mu nzoga, kuko inzoga zifitanye n'ibindi bibi byabyo. Ashobora kuba yagabanutse imbaraga zitewe nk'uko twabivugaga, reka nanjye no munemere stress cyangwa ibibazo biri mu rugo. Ashobora kuba yatakaje ubushake, cyo bita baisse de libido, kubera mvuge ngo iki, kubera ko nyine hormone ze zitangiye kugabanuka nk'uko pasteur yabivugaga. Akaje ubushake kubera ko arwaye, nabyo bibaho, ugasanga afite indwara atazi. Ni impamvu uruhuri zatuma umuntu abura ubushake mu rugo bwo kubaka urugo. Ariko iyo utangiye gukoresha ibintu biri artificiel, byuzuye ibinyoma, ubundi hari n'igihe twihisha inyuma y'ikinyoma. Ukuri si uko tuvuze, ahubwo ukuri kuri motivation behind. Hari nubwo ashaka inzoga akazitirira kumva ko zifitiye inyungu umugore we, ariko mu by'ukuri atari uko ashakamo ubushake. Oya, hari impamvu nyinshi, ntabwo ahubwo icyo ni igisobanuro cy'ibyo akora. Si uko gusa inzoga zishakamo imbaraga. Buri ugiye kureba birenzeho, wasanga ari uko afite n'amafaranga yo kuzigura, wasanga ari uko afite n'abantu batangiye kuzisangira, arumva bimuhesha estime runaka. Ariko kugira ngo umugore amwumve kandi yaratangiye gusenga, abona afite intege nke, rifo ko amwumvisha ko muri za nzoga umugore azifitemo inyungu kuko agira imbaraga. Rero ntabwo icyo kibazo cyabaye tugomba kuvuga ngo wi nibyo bifite ibintu byinshi bituma uwo mugabo ameza aricyo. Kandi muzarebe n'impamvu n'umugore abibaza nuko umugore ahangayitse. Izo nzoga zizazana ibindi bibi byinshi aho kugira ngo bikemure cya kibazo. Ikindi kintu cyose umuntu akoze atari soba, kuri njyewe ntago ari cyiza. Ikintu ukoze utangiye gukora ni ukabikora ubizi neza ngo iki kiri kubinkoresha ni inzoga singe. Kandi twibuka ko batwigishije nuko bitangira muri communication, intimacy, bigasoreza muri sex. Sex ni dessert gusa, ntabwo aricyo kintu kiryoha. Ikiryoha aragukeneye uri soba ngo habeho intimacy, murye main course, mumerewe neza. Rero za mbaraga zawe zimeze nk'iza horse cyangwa yanuze banywa za energy, ntacyo zimaze burya, ntabwo ziryoshya bya biryo byejejwe. Imana ibaho umugisha. Akoze cyane. Ikibazo gikurikiyeho Pastor Desire niwe uragisubiza kuko afite umutwaro wo gutegura gahunda nk'izi. Arababajije ngo kuki usanga abagabo benshi badakunda ibiganiro, haba kuri YouTube, haba ari nk'ibi ngibi. Donc ibiganiro nk'ibi kuki abagabo ngo baba bapinze, yakoresheje ijambo baba bapinze, mubona biterwa n'iki? Murakoze cyane. Ntabwo ntekereza ko ari ugupinga. Pastor Hortense yigeze kuvuga ku miterere y'abagore. Abagabo nabo ukuntu duteye, akenshi tuzi ko tuzi byose, tukibagirwa yuko kuba turi abagabo hejuru hari undi mugabo yitwa Imana. Tugomba gusaba amabwiriza n'amategeko n'uburyo twayobora ingo zacu.
rero ntekereza ko dukwiye kurenga uko duteye tugasaba Imana kutuyobora, kuko akenshi tugira esheke, biratunanira, abana bakatubana ibirara, ingo zikadusenyukana tureba. Hari ishirahamwe ry'abantu bitwa abapfubuzi, ndatekereza ko ibyo atari ubwa mbere mu byumvishe mu matwi yanyu, ko basigaye bitwa bunganizi. Abo bantu mu by'ukuri birababaje ko bajya ingo z'ababosi, amwe twirirwa turuhira ayo twakoreye tuvunitse kuko tutazi gukominika nabo tubana, akaribwa na twa duhungu twirirwa duterura ibyuma. Rero ntekereza ko dukwiye kurenga imiterere yacu, hanyuma tukitabira inyigisho, tukamenya ko Imana iyo Uwiteka atari we yubaka, bubaka bose baruhira ubusa. Hari umuntu wabajije ati ko mbona divorce zimaze kuba nyinshi no mu matorero, ese Bibiliya irayemera? Pastor Désiré. Yesu yaravuze ngo siko byahoze na mbere hose. Imana yaremeye umugabo umugore we, hanyuma gusa irashoboka bitewe n'impamvu zitandukanye. Niba umugabo wenda kuguca umutwe, ntabwo nakubwira ngo uzatege ijosi barikureho, kuko uracafite igihe cyo kurera abana bawe. Ushobora kuba ugiye ku ruhande ugategereza ko yikosora, abifashijwemo n'abamufasha kugira ngo yikosore, ntuzatege ngo bakureho ijosi. Ariko mu by'ukuri turabizi ko ibihugu biteye imbere, ingo 10 zubatswe 8 zose zirasenyuka. Hano ntibirageraho, ariko ntabwo birishasha, bimeze nabi. Ntekereza ko kuba twaje kwiga bizadufasha guhinduka, hanyuma tukaramira ingo nyinshi. Ndagira ngo nongereho no gutamaya akanya, icyo kinyarwanda kiri very tricky. Imana irayemera, Imana irayanga ariko irayemera, biratandukanye. Ubu twese twanga ubwicanyi ariko twemera ko bubaho. Imana yanga, ubwo yarabyivugiye, yanga gusenda, yanga gusenya, ariko kandi kuko nta kundi tubigira. Yesu yasobanuye neza, basa n'abamutega imitego, ariko niko Mose yatubwiye, arababwira ati yabitewe n'irari ryanyu. Rero kuba Imana nkuko yanga ibyaha, ariko ntabwo ihakana ko bitabaho. Rero ntabwo ari Imana ishaka, si Imana ikunda, si ishaka ku ngo, ariko iyo bigeze kuri nkuko abivugaga, hari ubwo nyine yemera ko bibaho, ariko si ikikunda, si ishaka, si twifuriza. Nayo mpamvu dushimira abagerageza kwigisha ingo, kugira ngo turebe ko nyine divorce twayirwanya. Igira ingaruka nyinshi cyane kubo dukunda kuruta abandi. Nabahe yenda uwo mushakana uramwanga, ariko abana bawe urabakunda, ugasanga byabagizeho ingaruka. Nkunda kuvuga nitwubaka urugo twubakiye ku marangamutima yacu gusa, tuzaba twikunda birenze. Urugo rurenga amarangamutima yacu, urugo rurenga ibikomere twagize, urugo ni runini kurenza twebwe. Niturutekereza dutyo tuzarurwanaho kugira ngo rudasenyuka. Imana ibaho umugisha. Ariko kubera impamvu y'isi aho igeze, hari ubwo njya nibaza, Pastor yenda araza kudufasha, hari ubwo njya nibaza, hari ibyaha Pawulo atasize mu isi ku buryo adafite n'inama yabidusigiyemo. Ndabaho urugero, abagabo bubatse ingo babizi ko ari abatinganyi, juste kugira ngo, hari uwo nze ejo bundi yasenye n'umugore, ariko ntiyasenye kuko ntiyubatse. Nyine yaramubwiye ati ese uzapfa utampaye akuzukuru. Ari umutinganyi abihisha, aragenda arongora umugore, yaza mu itorero nk'uko nyine yigira. Urabizi abantu nk'abiyo baje baba ari bimbere, bavuze kwitanga, nibo bitanga cyane. Usanga nyine bari inshuti na pasiteri bibyigana kugira ngo nyine akwepati. Areba umukobwa muri korari, nabo bakunda ubukwe kuruta ubw'umwana w'intama, ntibanatekereza, abaranyarutse, nuko ubukwe buba burabaye. Abyara umwana, amaze kubyara umwana abagarutse kuri wa mugore we wa mbere, kuko muri we yari umutinganyi. Umugore rero rimwe aramubwira ngo najye kwa nyirakuru, babarere ajya kwa nyirabega, ajyana umwana kwa nyirakuru. Umugore agira amahirwe, asanga yibagira urufunguzo, asubira mu rugo. Agezeyo asanga mu nzu, ko umugabo yari yamubwiye ngo agiye kujya kure, asanga mu nzu harafunze. Yumva ibintu biri mu cyumba hasi hejuru, ahamagara abaturanyi ati sinzi ibintu byanteye mu rugo. Baje bamena urugi, basanga umugabo ari kumwe n'umugabo mugenzi we. Aramubwira ati nagira mbikumenyeshe, sinigeze na rimwe ngewe nkurongora, si ndi umutinganyi, uyu niwe mugore wanjye depuis. None niki cyatumye nzana, nashakaga umwuzukuru mama yantumye. Mu by'ukuri urwo rugo ntirwabayeho. Rero hari igihe tuvuga ngo urwo rugo rurasenyutse, njye nuko nemera, ntabwo rwigeze rubaho. Au commencement ntirwabayeho, mu mitekerereze y'umugabo ntirwabayeho, ahubwo nyine yibeshye urugo rutarigeze rubaho.
nituvuga rero ngo abantu batandukanye, wowe uzavuga ngo divorce Imana yemera, ariko ntirwigeze rubaho. Kuko rero navuze ngo hari ubucakura n'ubugome harenda Pawulo atasize, sinzi uko nabivuga ngo abitubwireho. Niyo mpamvu nk'uko yajyaga avuga ati natwe dufite umwuka wera. Ibi mbivuze nk'udafite itegeko ry'umwami, ariko nk'ufite umwuka numva ari uko byagenda. Nshuti zanjye, ibyo ntubyitwaze. Hari unajya bavuga ngo si ngo uranye ndumva ntakigukunda ndakuretse. Oya ndagusabye, nk'uko navuze urwo rusumba amarangamutima, rusumba twe. Niba wararongoye umugore ukarongorwa n'uwo mugabo, ntitugatwarwe gusa nuko twumvise amarangamutima yagiye hasi cyangwa yagiye hejuru. Twubake ingo zacu zisumba ikintu cyose. Imana ibaha umugisha. Umugore w'umukristo mu gihe yamenye yuko umugabo we amuca inyuma kandi akaba azi ko agomba gukomeza kurangiza inshingano agomba umugabo zijyanye na sex, ese ashobora gukoresha agakingirizo? Ntabwo byoroshye. Reka mbere kuvuga ko agakingirizo katari icyaha. Agakingirizo ni uburyo bumwe bwo kwirinda. Uretse no kuba yamuciye inyuma, hari abantu babana badahuje stati, umwe afite ubwandu bwa sida undi atabufite. Biremewe nk'abashakanye ko bakoresha agakingirizo kugira ngo birinde muri ubwo buryo. Rero uwo mugabo uguca inyuma kandi bizwi, aramutse akwemereye, kuko ndategereza ko nabyo bitoroshye. Ese hari umugabo uca umuntu inyuma yarangiza akanabyemera, akanavuga ngo twirinde dukoresha agakingirizo? Aramutse ahari yanabyemeye, nibaza ko mwagakoresha aho kugira ngo wiyahure. Rero nta cyaha cyaba kirimo, ariko sinzi ko binabaho ko umugabo yaguca inyuma bizwi yarangiza akemerera no kwirinda, kuko akenshi uca inyuma aranabihakana. Mu bintu makuru amwe abantu iyo baganira n'abantu ibibazo byabaye, hari uwo bashobora no gufata gutya imbona nkubone akakubwira ko atari arimo kubikora kandi nyine yari arimo kubikora. Rero akwemereye mugakoresha agakingirizo mu buryo bwo kwirinda, ndumva ntacyo byaba bitwaye. Ikindi nawe nakubwira ngo wa mugore we waba uri intwari, ubwo byemera ukanabibasha, igikorwa kigakomeza. Imana iguhe umugisha. Hanyuma umushumba wacu yigize kuvuga kuri ubusabane bugera ku mutima bubanziriza bya byiciro by'ifunguro bijyanye no gutegurana. Hari uwabajije ati iyo hari kuvugwa bijyanye n'uruhare mu gutegurana, numva kenshi haba habwirwa abagabo. Ese hari uruhare umugore akwiye kubigiramo? Uranyumvira di? None se nababwiye ngo ni ukunezeza nya. So niba ngiye kumukandira ibitugu nanjye nankandira ibyanjye, ubwo se njyewe sinkeneye kumva ibitugu byanjye bikorwaho. Ni mukandira umugongo nanjye nkandira uwanjye. So ni reciproque, mwembi mugomba kuba active muri icyo gikorwa. Ubwo bamwe ndabona bakambije agahanga rwagati y'amaye ngo nuko bigomba, none se yo sinshaka gukorwaho. So ni mwembi, ntabwo ari umwe. By the way, icyo ni naho ikosa ribeho. Ntabwo akenshi abagore bumva ari abagenerwa bikorwa, ariko mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni abafatanyabikorwa. Mwembi mugomba kugiramo uruhare, ariko ikizabishoboza ni communication. Ariko se niba uri umugabo mugwira utari kumfatira aha nanjye, ariko mba naniriwe mpagaze nkandira hepfo kandi aho ngaho rwose atinda aho ngaho kandi kugeza igihe uza kumva iminaniro ishizemo. Communication ni ibigaburira, communication ni ibikomeza, communication ni ibirangiza. Murakoze. N'abagore bagomba kugiramo uruhare, ntabwo ari abagenerwa bikorwa, n'abafatanya bikorwa. Mugifite mikro, hari wabajije ati hari igihe ubana n'umuntu bitewe wenda n'impamvu runaka, uri kuri pressure y'ubupfubyi n'iki, ugiye gushaka adresse ukisanga ubana n'umuntu, ariko nyuma umu ex cyangwa se ugakubitana n'umuntu ukumva uramukunze, ako kaduruvayo wagasohokamo gute? Uri umugabo n'umugore muri bo abantu babiri barabana, ariko umwe yagiye mu rushako atazi ikimujyanye cyangwa se adafite impamvu ifatika. Reka tujye twumvikana. Nibyo nahoze mbabwira, umuntu akubwira ngo ugiye nagiye mu rushako ngo kubera ko nari inkuze, uwo ni umuntu utarateguwe ngo amenye ikimujyanye mu rugo rwose. Icyakora nanjye ndabyemera, abapasitori tubifitemo uruhare, n'amashuri n'izindi nzego. Umuntu arifata ati genda umva ashaje ngomba kurongorwa, uwo ahuye nawe wese akarongorwa cyangwa akarongora. That's a wrong reason yo kurongora cyangwa no kurongorwa. Kuba uri imfubyi uri wenyine ntabwo ari impamvu yo kurongorwa. Ariko niba waragiye ukarahira ugasezerana ukarongorwa,
uko nyine nuko umuntu umwe yaranditse ngo kurongora ngo ni nko kujya muri resitora ngo ureba komande mugenzi wawe yakoze ukifuza ko ariyo nawe uri kuba wakoze. Murabizi hari abantu bazi gutondeka ibiryo muri resitora ukabona yabicomye kabisa ukagira ngo ni dekorasiyo, ukifuza kuba nawe ariyo komande wari wakoze. Niba warakoze komande yawe bakayiguha, iyawe niyo ngiyo. Ahubwo kora umwitozo wo kubaka urugo rwiza n'uwo muri kumwe. Iki ndagira ngo nkensisiteho cyane, n'ibibazo byinshi abantu barimo kubaza abantu, sindabona umuntu wubaka inzu nk'iyi akoresheje shortcut, mbese inzira y'ubusamo. Niba ugiye kubaka iyi nzu nta nzira y'ubusamo ibaho, uzashaka amabuye, usize ikibanza, ushyireho abafundi bashyireho ibuye ku rindi, ntushobora gusimbuka ibuye ngo ufate ku gisenge. Twubaka nuko bigenda. Abantu barimo barashaka ibanga, barashaka akabuto ukanda sex karyoha, barashaka akabuto ukanda urugo rukaba rwiza. ntakabaho. Urugo rwubakwa na diligence, kubikora ido nido, kubyitondera, ugakosora ibikosamye, ukongera ibitunganye, ukagerageza ibingibi bikavaho, ukagerageza biriya. Urimo gushaka inzira y'ubusamo, reka mbakurira inzira ku murima ntayihari. Nta nzira y'ubusamo yo kubaka urugo nk'uko nta nzira y'ubusamo yo gusakara inzu. Hari abantu bashaka gutangirira ku gisenge batarashyizeho inkuta. Nta munezero wo mu rugo muzabona muciye inzira y'ubusamo, birakorera. Ibyo rero byo kuvuga ngo nararongowe, ngo nza kubona, ngo ngeze imbere, ngo mbona naribeshye, ubundi twese tugeze imbere tuzabona twaribeshye. Kuko umugore wanjye tumaranye imyaka 30, ndebye inkumi zirimo kubyiruka hano hanze, navuga ni for sure naribeshye, nubwo yari mwiza nabishakira impamvu nkashaka undi. Noneho dusigaye dufite n'abahanuzi ba wongo bazaga kubwira ati rwose Imana yanyeretse kuri ya mugore mu bana atari Imana yari yarakugeneye. Ubwo akaba confirm ibyo wari ufite mu marari yawe. Mureke twubake ingo tuzigumemo, ikimana idusaba. Hanyuma hari akandiko umushumba wandikiwe umunsi umwe wari kuri radiyo imwe, barakubaza ese umugore wawe aramutse aguciye inyuma wakora iki? Icyo gihe urasubiza ngo ntabwo nzi uko nabigenza kuko bitarambaho. Hanyuma arabaza ati ikintu nk'icyo ngicyo kibaye wasenga Imana ugategereza ijwi ryayo, mu by'ukuri umuti wabo wowe? Reka nkubwire, mfite kesi ndimo no guhanduringa zimwe nk'izo. Hari ikintu maze kwiga kubwo gukura mu bukristo no kugendana n'abandi. Umugore wanjye anciye inyuma, noneho reka nsubize icyo ngicyo bambajije icyo gihe. Umugore wanjye anciye inyuma nkabimenya muri communication yacu, tukabiganira, akanyizeza yuko abivuyemo, namubabarira, tugakomeza tukabana. Icyo akora, kubera isi turimo irimo n'ubwandu bwa sida, irimo n'ibikina, ngo n'icyo akora, ndakubabariye kuko barira cyose ikibazo ntacyo binsaba. Reka dutegereze ya mezi basaba 3, tuzabanze tunisuzumishe, turebe kutamvaniriyeyo za kabutindi, kuko nta gahunda afite yo kuzifata. Icya gatatu, Rick Warren yaranditse mu gitabo cye ubuzima bufite intego, aravuga ngo Imana idusaba kubabarira, ariko icyizere gifata igihe ngo kigaruke. Gisaba kubanza ukamenya yuko wa wundi koko ari uwo kwizerwa, kuko bya bindi yabivuyemo, kandi niyo yabivamo. Burya mbabwire mwese mwicaye hano, mu ntambara muzarwana intambara yo kwiteshereza icyizere, kuko niba hari ikintu kigaruka bigoye ni icyizere. Umugore wasambanye bigora umugabo kongera kwemera yuko adasambana, n'umugabo wasambanye bigora umugore kwemera yuko atamubeshya adasambana. Mukora uko mushoboye mwe gutakaza icyizere, kuko nicyo kintu kiri fragile kibaho mu rugo, kandi kugaruka kwacyo biragorana. Wabariye ubona ko zitamuvuye ku mutima, kwibagirwa ikosa yakoze biragorana, wakora iki? Kubabarira mu buryo bw'Imana, niyo musabye ngo mbanze nkusore no kuri icyo navuze. Kubabarira mu buryo bw'Imana ntibinasaba ko nsaba imbabazi. Imbabazi mu buryo bw'Imana
ntibisaba ko bansaba imbabazi. Iyo unkomerekeje ukamemukira ndakubabarira, ariko icyizere n'ubwiyunge bisaba ko unsaba imbabazi. Mwumva aho bitandukaniye? Njye nshobora kukubabarira utansabye imbabazi, nako si no kuvuga ngo nshobora, ngomba kukubabarira utansabye imbabazi. Kuko nimwitegereza Yesu yaravuze ngo nujya gutamba igitambo cyawe ukibuka ko mwene so hari icyo mupfa, umubabarire. Ntabwo bivuga ngo urindire ko aza kugusaba imbabazi, arakubwira ngo kugira ngo n'amasengesho yatagira ibibazo we mubabarire, ibindi muzabikore hanyuma. Bikubwira ngo rero icyo nari mvuze ndagikosoye, ngomba kumubabarira ataranansaba n'imbabazi. Ariko kugira ngo twiyunge twongere dusubire mu bumwe bisaba yuko ansaba imbabazi, kuko ubwiyunge ntibushobora kubaho hatasabwa imbabazi. Murabyumva neza? N'icyizere ntikizagaruka. Noneho icyizere cyo ibyo bya nyirarureshwa, icyizere ntabwo cyubakira ku gusaba imbabazi. Icyizere kicyubakira ku gihamya, evidence of change. Wansabye imbabazi n'ubundi wazinsabye narakubabariye, ariko kugira ngo nzongere nkwizere nuko nzabona warahindutse. Naho ubundi ejo bundi umukristo yarambajije, twari turimo kwiga icyo gitabo, arambwira ati se umuntu ahora gukomeretsa? Ndamubwira ngo uzakora antrenoma uruhu rwawe rukomere nk'urw'ingona, sibyo? Uzakora antrenoma kugeza aho uruhu rwawe ruzakomera nk'urw'ingona, ukababarira. Yesu, erega burya Yesu yaraduhimye, niko njya mbwira abantu. Yaratubwiye ngo Petero yamubajije ngo nzababarire ngeze kangahe? Ngeze 7. Aramubwira atoya uzageze 77. Bamwe baravuga ngo ni 490, abandi bakavuga ngo ya uzageze 70 exposant 7. Bikubwira ngo nuguhora ubabarira bigahinduka umuco wawe, nk'uko Imana itubabarira bigahinduka umuco wawe. Ariko icyizere cyo mubyitondere, kubabarira kuvuga ngo none se ko wambabariye ngo kuki mutanyizera? Narakubabariye ariko uracyanyereka ibimenyetso yuko byari bya nyirarureshwa. Narakubabariye ariko sinkwizera, kuko kwizera, icyizere cyiza ari uko wanyeretse ko wahindutse bya bindi wabiretse, ndetse ugatera intambwe irenze ya yindi. Reka mbahe ingero ebyiri hanyuma ndikiraho. Niba uri umugabo umugore yafashe mu busambanyi, nakugira inama ngo guhera umunsi wemeye yuko utazabisubiramo, ugabanya communication n'abagore bose uretse mushiki wawe na nyoko. Bose ubakupira amazi n'umuriro, hasigaremo mama wawe na mushiki wawe na bashiki bawe. Icya kabiri, wongera umurego wo gutaha kare, ugabanye rwa rwikekwe rw'uko ashobora kuvuga ngo ariko ubu ko atashye saa 8 koko yarari mu nama. Kuko iyo icyizere cyatakaye biragora kongera kukigarura. Ubanze wubaka icyizere niba uri umunyakuri. Erega abo bantu ba nyirarureshwa twiriranwa nabo, nanjye no muri counseling mba ndi hamwe nabo. Murambabarira ko nihaye ijambo binkoza ahantu, kubera ko nanjye iyo case ndayifite, maranye iminsi navuze ngo Antoine atakivugaho, ndakibaza mama pasteur. Bakunze kutubaza ngo mbese yaguciye inyuma icyaba cyiza no kubimenya cyangwa no kutabimenya, kuko ushyizemo exercice nyinshi umuntu si buri wese wapfa kuzishobora. Reka ntajya akagira impamvu nayo mbibajije. Mfite case ku rusengero aho nyobora, bari bafitanye icyizere ari umugabo n'umugore. Yego. Noneho abonye umugabo ari kuba umwana mwiza yarakijijwe, yari yarabibitse, umugore araza amukubita imbere amuga ati ariko nkeneye kuzajya mu ijuru nafa none nafejo, ariko reka nkwaturire ko burya hari ukuntu nabigenje bimbaho ndasambana. Umugabo n'ubu tuvugana ari muri koma cyane. Nagira ngo nanjye mumfashe nk'ufasha abandi. Ibyaba byiza nuko umugore yabikora, umugabo ntazamenye kandi akeneye kujya mu ijuru, umugabo we nawe yafungira. Murakoze, ndibwira ko reka tubyumve kimwe, sibyo? Noneho abo ni abakristo, umva mfite izozo rwose nakurondorera nkaguha nk'igihumbi. Ariko buriya umuntu wihannye akenshi, buriya umuntu naza kukureba ari umugore gabure mva rero pastor narasambanye ariko ndashaka ijuru. Jewe benshi ahubwo abo ngabo nibo mbona ndashaka ijuru, ndakwaturiye unsengere Imana imbabarire. Wamara kumusengera we ati ubuse mbibwira umugabo wanjye, ahora mbere madamu wihaniye by'ukuri ati rwose noneho urucurumire ntazanabimenye, kuko kujya mu ijuru kwawe ntaho bihuriye no kubwira umugabo wawe ko wasambanye, ntaho bihuriye.
ariko kubera uburyo twigishije abantu, nimwihanganeho gatoya, nimwihanganeho gatoya, kubera uburyo twigishije abantu, ndabizi aho ntituri bwemeranye na benshi, ariko ubwo noneho ndababwira nk'umukonseye konjugale, ndabizi abarokore benshi barakubwira ngo utamwaturiye ngo ubwo ntabwo uba wihariye. Nkababwira no, ubwo waje ukanyaturira, kuko Bibiliya ni kwidutegeka ngo mwaturirane ibyaha musabirane muzakizwa. Kuza ukanyaturira, jewe yambwiye ngo njye no kwaturira umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye, navuga numva rero niba unyizeza ko wihannye by'ukuri, ihane ibyo ngibyo ubikore nk'aho bitabayeho ubwo atabizi. Naho ubundi nubimubwira uribwira ko ugiye kugira neza, ariko ingaruka uzakuramo ntabwo zingana n'icyo uri mu bukijije, ko ntacyo ukijije ahubwo uteje igihombo. Aha, ahubwo icyo ni ikindi. Waragiyeyo ukandurira, nendaga kukivugaho, waragiyeyo ukandurirayo, ubwo byo automatically ugomba kubimubwira, ukagenda ukamubwira ati madamu cyangwa bwana, kuko byombi birabo. Umubwira rero ngiye kukubwira ikintu, confiance wangiriraga iragabanuka ndabizi, ariko dore uko byagenze. Ni nka kesi y'ufite umwana, nk'ubu mfite kesi nyinshi sinimu y'abantu babyaye abana batari ababo. Umugore akaba yibitseho umwana utari uw'umugabo, kandi uriya mwana umugabo aramukunda. Umwe wese aramubwira ati umwana umugabo amukunda kuruta uko akunda abo twabyaranye, nzamubwire ko atari uwe. Abwira ni madamu byihorere, nanjye hari imfubyi nareze zitari abana banjye, none ibyo byihorere. Ubwo mubana amahoro, nibizageza ahantu agakoresha DNA, abwira atari ku mwana ko byagaragaye ko atari uwanjye, wenda icyo gihe kuko uzaba uri mu kibazo uzamwaturire, nawe ubundi uzabushenye urugo rwawe. Hari igihe rero twebwe twibwira ngo tugiye gukora neza tugasarura ibibi, ariko niba warabivuyemo, icyakora nko kuri iyo kesi y'umuntu urwaye, azatangira abona uri muririnda, atangira abona uri murazana za kapote, umubwire ko uzivanyeho uzizaniye iki, bimubwire rusenyuke cyangwa rukomeze, nibura ukize ubuzima bwe. Merci. Rakoze, ngira ngo ni aho gupfa none na fejo. Pastor Desire yacyumvise, ngira ngo tuzakiganira. Urabona ko ari sije ndende cyane. Tuzakiganiraho mu matsinda, abagabo tubanze tugicoco kwacu n'abadamu bagicoce, hanyuma tuzagaruke, sibyo? Hanyuma kuco yari yambajije, iyo tujya kubaka ingo, buri wese azana ingeso yakuye iriya, n'undi akazana ingeso yakuye iriya. Yego mushobora kuba mukijwe mwembi, ariko guhinduka ku ngeso ntabwo ari ako kanya. Kimwe rero mu bigorana mu ngo, ni uko umuntu avuga ati ansaba imbabazi buri munsi akabisubiramo, asaba imbabazi buri munsi akabisubiramo. Uburyo bwiza ni ukumufasha ukuntu yahinduka kuri iyo ngeso, ariko na nyir'ubwite nawe ugira izo ntege nke akwiye gufata umwanzuro, akagwana no guhinduka kuri iyo ngeso kugira ngo idakomeza kuremerera mugenzi we. Murakoze cyane. Hari ikibazo kiri sensitive nshaka ko tuvugaho, ariko hari umuntu hariya wakomeje gutera urutoki, Fidele wa mikro. Kuri icyo kibazo bari babajije, pasiteri arasubije rwose, numva nibyo, ariko ngize ikibazo. None niba umuntu aje kukwaturira akakubwira ko yasambanye, ukamubwira ngo ntaze kubyaturira umugabo we, ariko nyamara ubusambanyi buba hagati y'abantu babiri. Niba wenda njye ndi umudamu nasambanye, uwundi mugabo twasambanye, birashoboka ko yagenda nyine akavuga ati uriya madamu Christian twararyamanye, none umugabo wanjye biramutse bimugezeho, noneho atari njye wabimwaturiye, noneho yagwa muri koma bingana iki? Kandi ibyo nabyo bibaho, kuko nzi umugore wakatiye habara rye, rimushyiraho menase, riravuga ati na bya bindi twakoze byose ndabishyira ahagaragara. Undi umugabo yakatiye habara rye, ryari ryarafashe amaserifi menshi, rikora alubumu riyoherereza umugore, umuriro uraka. So izo kazo zishobora kubaho.
ariko icyoroshye ashobora kukubwira ati ibi bintu warabikoze uranabimpisha rwose, burya bizoroha cyane n'umubwira utumva reka mubwize ukuri narabiguhisha kuko numvaga ntashaka gusenya urugo rwacu. Byoroshye gutyo, nugira ibyago bikamenyekana icyo gihe muzabikemure nk'andi makimbirane yose. Yego Pastor Senga. Mu by'ukuri iki kibazo kirimo ibintu bibiri by'ingenzi kuri njye numva. Icya mbere kirimo kwizera, uko twemera, uko twizera, hakabamo noneho no kujera ingaruka z'icyo twakoze. Icyo pastor ari kuvuga ngo wigenda ubimubwire ni ukujera ingaruka z'icyo twakoze. Ni gute twakingira urugo rwacu na nyuma yo gukora ibishobora kurusenya, nibyo ari kuvuga. Hanyuma ku bijyanye no kwatura byo ntituruza hano ngo tubihurizeho ukurikije uko twemera nyine, ariko njye uko nemera nabonye abantu benshi twebwe ubwacu twariyishe kubera ko ari twe twiyishishije akanwa kacu. Umukobwa akajya imbere y'itora ati ngewe narasambanye ku mundeba, yajya gushaka ubukwe bugahora bupfa buri munsi kuko yagiye kugira umurambagiza ambwira turiya ni indaya, yabivugiye imbere y'urusengero. Mu by'ukuri kuba warihannye koko, ariko uburyo wabikozemo buzakugiraho ingaruka kuko niwe watubwiye ayo magambo. Nihagira rero mubyara wanjye ukwegera nzavuga nti reka nta muntu umurimo, wabikuye yabyivugiye hagati mu rusengero. Iyo umuntu ahaguruka akavuga ngo runaka ndamwanga, ubu mpaye message ati burya bwose nagendaga ndi igicucu ntazi kunyanga. Rero uburyo twatura nabyo ubwabyo ni bimwe mu bintu bisenya, atari kugira gusa ku rugo, ahubwo no ku buzima bwacu n'imibanire yacu no kwisenya ubwacu bwabyo. Singiye kubabwira ngo mwizerukwe 100%, kuko wenda ari ukwizera kwanjye cyangwa ariko mbona Bibiliya, kuko Dawidi yaravuze ngo ndakwatura kuko ariwe nacumuyeho. Hari icyaha ukora ugacumurira Imana. Uzi kuva ubwira umuntu ngo Imana imbabare navuze gutekereza nabi, umbwiye iki se? Umbwiye ko umuntu wawe w'imbere atankunda antekereza nabi, kandi yenda sinarinzi ibyo natekerezaga. Rero ibyo watekerezaga nabi bihindura wowe n'Imana, ngiye kumbwira urabo ngiye kunshyiraho urusika hagati yanjye nawe. Ibyo rero turi kuvuga madamu ni uburyo bwo kujera ingaruka, ibibazo byatewe n'amakosa twebwe twikoreye nubwo twakosheje. Kwihana byo habanziriza mu mutima nka kumwe yabivuze no kubireka, ariko tugiye kubijera dute? Conflict rwa rugo maregre rurimo ibikomere, rurimo ibibi, ni gute rutasenyuka? Imana ibaho umugisha. Sindagira ubumwe bw'umutima n'umugabo wanjye kuva twabana. Nahisemo kubisoma ko yabyanditse ko biri sensitive cyane. Sindakora sexe ku rwego ngera aho kunyurwa. Nta gihe ndatwita ngo ne gukubitwa. Naciwe inyuma kuva maze ukwezi kumwe nshatse. Kubera iyo mpamvu nishakamo kwishimira umugabo bikanga. Ese nakora iki ngo nongere kuba uwo nari we mu kwezi kumwe ngishaka? Ibyo bintu birakomeye. Tuvuga gutandukana, ariko mu by'ukuri urugo rutarigeze rubaho. Niba umuntu yaratangiye gukubitwa no kubihirwa ku kwezi kwa mbere k'urugo, nyine na fondasiyo yabaye mbi. Kukubwira ngo byihanganire, kukubwira ngo bikomeze, biraterwa na nivo yawe y'ukubanye n'Imana. Kuko hari ibintu wakwihanganira njye simbyihanganire, hari ibintu nakwihanganira ntubyihanganire, bitewe n'uko tubanye n'Imana. Reka ngarure rwa rugero rwo kuba nafashe umuntu anca inyuma. Umugabo wanjye ashobora kunca inyuma nkamubabarira, undi yamuca inyuma ntamubabarire, kandi Bibiliya ikaba yanabimwemereye. Ndavuga ngo biraterwa nawe n'ubusabane ufitanye n'Imana, kuko icyo ni ikibazo gikomeye, kirakomeye. Ikindi, ntabwo tuzubaka urugo rurenze uko turi. Ndavuga ngo sinzubaka urugo rwiza ntari mwiza. Biransaba ngewe kuba ndi mwiza kugira ngo mbe umugore mwiza, n'umugabo nuko. Rero icya mbere navuga ngo wagize ibyago, hura n'umugabo mubi, umupagani, niba uri umukristo. Niba wenda ritarabaye ikosa kuri wowe, reka manze ndigushyireho, kuko hari igihe muri fiançailles umukobwa abona amakosa ariko agasanga yamaze kubibwira abantu mu rusengero, baramwerekanye akanga gusubira inyuma. Ni nacyo wenda navuga nuko nta abatarashakana batari hano, ariko igihe nabonye ikintu ntazihanganira kirimo ingeso nk'izo zo gucana inyuma muri fiançailles, nubwo habasigaye umunsi umwe ngo dukore ubukwe, ubundi umuntu aba akwiye kubivamo. Hari igihe rero n'ubundi waba warabonye ibimenyetso, ariko wenda warageze kure ukumva utabisubiza inyuma. Hari n'igihe utaba warabibonye kuko umuntu ni mugari, ukarinda ugerayo utari wabimenya. Ndetse nkubwire ngo iki, nakubwira ngo ihangane hanyuma unasenge. Ariko niba harimo violence, urumva harimo no gukubitwa, nakubwira ngo witabaze ubutegetsi, witabaze, kuko niba kubita
pastor arambwira kuki polisi yabitabiza ahubwo niba harimo gukubita ugakubita umuntu utwite hashobora no kubamo gupfa. Ni ibibazo bikomeye numva icya mbere ni ukutabyihererana kuko nabonye iyo umuntu afite ikibazo kimurenze satani nabyo abyubakiraho akakugira umuntu wiherereye uri wenyine. Ibyo bintu ni ukwiriye kubicana wenyine, ukwiriye gushaka umuntu wo kwizerwa mukabiganiraho kuko iyo umuntu afite ibibazo bikomeye nta nubwo atekereza neza. Ni ukuvuga ngo ushobora gutekereza kwiyahura, ushobora gutekereza gukora ikintu kibi. Egera umuntu wizeye mubiganireho mujya inama. Niba ari ibisaba intervention ya leta kuko harimo inkoni muyegere. Niba ari ibisaba kuba uhunze kuko uwo muntu afitemo ubunyamaswa mubiganire n'umuntu uri mutekereza neza ubuhunzeho gatoya, hanyuma usenga Imana nahinduka urugendo rukomeze, nadahinduka kandi ubwo nyine kandekeraho. Kuri nge numva hari igihe dukora ibintu bitari ibyo rwose. Umuntu niba guhohotera akagukubita utwite, azagutera ubumuga, harimo ingaruka nyinshi. Na leta y'u Rwanda yashizeho uburyo ya home basic violence, guhamagara nimero itishyurwa. Ndagira ngo nkibutse ko itishyurwa, ukabwira uwo muntu nibura leta izagukingira mu gihe udashaka gusenya ariko ye kumugaza ubuzima bwawe. Icya kabiri ngende bukubwire wikwirenganya. Hari igihe duhura n'ibibazo none ugasigara utarwana n'ibibazo wagize, ahubwo ukarwana na blame, wowe ubwawe ukagira ngo niwe ufite ikibazo. Nubundi usabane se nande ko hasabana abantu babanje gukora communication, hakazamo intimacy, nyuma hakaza n'ibindi. Ntabwo umuntu niba wowe wisabana nawe ubwawe ufite ikibazo yenda cyo kuba wowe utisabana nawe ubwawe n'Imana, ariko mugomba gusabana nawe no kuba harajemo iyo intimacy ntawe uhari. Ni inyamaswa, aragukubita, aguca inyuma, arakubabaza, wikumva rero ko ufite ikosa. Oya, ahubwo nyine ibyo agukorera n'uwo mubana umusaruro uvamo nuko nyine umeze, ntago mwigize musabana. Wikumva ko ufite icyaha, ahubwo uko bimeze niko byakagombye kumera, uko nyine bimeze niko byakagombye kumera. Ariko akenshi Pastor Hortense bivuze neza, ubaza ikibazo nk'iki gusa, iki kibazo nticyasobanura neza situation urimo neza. Oya, kubera iki wabivuze neza, ntituzi itangirira uko ryari rimeze. Ahari hari igihe umuntu murabizi kubera uburyo na societe turimo idupusa idusunika, ukajya kubana n'umuntu ubibona ko bitazakunda, ukabibona ko ari inyamaswa, ukabibona ari ukavuga ngo ntacyo, dore ko abadamu muhorana ikintu cyitwa ngo azahinduka. Ukagenda uzi ngo azahinduka, ariko nawe ubwe waragiye ubizi neza ko umuntu ushatse atari umuntu. Rero nibaza ko byaba byiza nk'uko yarabivuze, ushatse umushumba mukabiganiraho akagufasha ugashaka igisubizo. Ariko nagira nkubwire rwose kuba mudafitanye ubumwe birumvikana, kuba ubuzima butakuryoheye birumvikana. Nibaza ko buri wese hano ariko byamugendekera, ahubwo byaba byiza wicaranye n'umuntu mukabishakira hamwe igisubizo, kandi nzi ko cyaboneka. Imana ibahe umugisha. Merci beaucoup. Ndumva bisobanutse, ariko please ikintu kirimo violence ni byiza ko haboneka support zindi ziri external, kuko ntabwo ari umuntu mu maso ngo mubwire ngo ntuzongere kunkubita. Umuntu utinyuka gukubita umuntu atwite biba byageze ku yindi ntuze. Ni byiza ko umuntu asaba ubufasha ahandi hantu babasha byibuze no kumuproteja. Yo kurangiza vuba, yakora iki ngo ageze umugore we ku byishimo? Umunota umwe yakora iki? Yagisha inama abaganga, yagisha inama abagabo bagenzi be, yagisha inama, kuko ibyo ni ukuri. Icyo ni ikibazo wenda peut-être biologique, peut-être ni ikibazo psychologique, peut-être ni ikibazo cyo kutamenya uko bikorwa. Cyane cyane ko usanga nyine duhera kuri deseri, twakagombye guhera kuri starter, none ugasanga umuntu ahorana inzara nyine babitwigishije. Urabona pastor yagize neza, ibi bintu twakuze batubwira ko ari ibishitani, twize nabi. Hari ibintu biri tabu kandi tubikora. Nagiye kwigisha hano simpavuga mwese mwahamenya, mu gihe twarimo twiga inyigisho nk'iyi, none tugera ahantu umugabo aravuga ati yibaba we, ariko mwabaye gute mukora ibintu itara ryaka gute? Mu buzima bwe nicyo cyari kibazo kurenza ibindi. Ntiyumva ukuntu bakora ibyo bintu itara ryaka. Urumva hari ibintu byinshi dufite mu bitekerezo no mu muco no mu buryo twigishwe n'uburyo ibintu bikorwa, byose bishobora kugira ingaruka kuri iyo ejaculation précoce, cyangwa se kuri uko kurangiza vuba, bigatuma uhora usize mugenzi wawe mu kirere. Wibyihererana, si ipfunwe, si ikosa, si umugayo, ntibigusuzuguza, ntibikwambura ubugabo. Oya, ni nka kumwe umugabo atekereza icyateza urugo rw'imbere. Egera abashumba, egera abaganga, egera abantu bagufasha, icyo kibazo kirakemuka rwose. Hari ushobora guterwa n'umubyibuho, ushobora guterwa n'ibintu byinshi. Imana ibahe umugisha. Muri make wibyihererana. Wakomeza mikro no wayikomeza kidogo. Hari umuntu wabajije ngo ubonye uwo mwashakanye
akunda kugirana intimacy n'abandi bantu ku ruhande, yamubwira utugambo twiza, ndagukumbuye, uri uw'agaciro, kandi uwo atajya abikubwira mu buzima na rimwe. Iyo ni red flag. Actually pastor yatubwiye neza, adufasha kumva sex icyo ari cyo. Ntabwo sex ari ukuryamana kw'abashakanye. Sex ni igikorwa cyose cyajyanye mvuge ngo ikize kibanze kuri bya bice bitatu yatubwiye. Kibanze kuri bya bice bitatu yatubwiye. Izo ntege nke turagendana. Njye mbajije ngo ukica urugo, bagiye bavuga ngo niki gituma dusenya ingo, nakiboneye izina cyitwa Miss Square. Aho ngeze of course sinanganya na kanoni umva 38 ngewe mbaze ntago byangana, ariko mu gihe maze n'ubupasiteri bwanjye nabo mbana nabo, nabonye ibibazo mu by'ukuri binyamukuru bituma dupfa tukica ingo. Nabyise gutyo ngo Miss Square cyangwa se ngewe okari. Zo bibiri gusa bishingiye kuri nge, ariko okari nimvuga nge ubwo ni nawe ni nundi ariko okari ni ibibazo bibiri. Ni ukuvuga iki? Icya mbere ni ngewe na kamere yanjye, na ngewe w'umukristo ariko utahindutse. Icyo nicyo cya mbere. Ufite kwizera, uzi Imana ariko itigeze ihindura, uwo ni nge. Icya kabiri ni ngewe wuzuye kutamenya. Byose ni ngewe, kuko Bibiliya tubwira ngo umuntu ufite ubwenge yubaka urugo uko byagenda kose. Nabaho urugero, ndabizi neza abagabo baje hano bakumva inyigisho zagiye zitangirwa, ntabwo twasigaye ko tumeze. Ndabeshya abagabo bagenzi banjye, ntabwo ari mwebwe mu kubitangamo ubuhamya twabubwiwe n'abagore. Baraduhamagaye atari ko bya bintu mwabikomeje, mwoka byaramwe tubahereza iki mubikomeze. Urumva, kuko mwageze mu rugo ntimwabivuga, ariko nibura murahinduka. Turi kujyana. Ni ukuvuga iki rero? Mu by'ukuri nge niho nabonye ibibazo bibiri bishingiye. Ndagaruka kuri nge, nimvuga nge ubwo wumve nawe mugore, reba neza. Ni ubuzima bwawe butahindutse, urizera ariko Yesu niyaduhinduye. Tuvuga turasenga, tuba mu matorero twese, ariko mu by'ukuri agakiza kacu Yesu niyaduhinduye. Kuko Yesu yampinduye ntabwo nasambana, Yesu yampinduye sinakwiba, Yesu yampinduye nitwa tukivuga guca inyuma. Ibyo ni ibibazo bishingiye mu myizerere n'imikirizwe yanjye itarigeze igera ku guhinduka. Cya kabiri ni ukutamenya. Hari umuntu wahindutse ariko utazi. Hano bahatubarije ikibazo cy'umupasiteri warongoye umugore, ahita ajya mu masengesho y'iminsi 40, avuyemo ahita ajya mu yindi y'itatu, avuyemo ajya mu y'itanu, kandi we aba ari umunyamwuka barimo akoresha ijambo ryiza, arimo ariyegurira Imana. Noneho umugore yarumiwe, imyaka ibaye ingahe ntarabona umugabo ntabwo arwaye, no ni umunyamwuka. Ni ukutamenya. Rero ngibyo bibazo mbona uko ari bibiri. Nshuti zanjye, nidukizwa neza tukiga tukamenya, ingo zacu zizaba nziza. Arakoze cyane. Hari uwabaje imbere y'Imana, ntabwo yavuze niba barasezeranye muri civil, ntabwo yamentioninze. Ese twavuga ko iyo bakoze imibonano mpuzabitsina baba bakoze icyaha? Iki ngiki wenda cyasubizwa nko mu nteruro nk'ebyiri. Pastor Desire. Abantu babana batarasezeranye buriya igisubizo ngiye kubaha ntabwo kiri bubanezeze, ndabizi, kuko cyo ni theologique, ntabwo gishingiye kuko ubundi tubyumva. Ubundi gusezerana, believe it or not, ikiri biburika nicyo ngiye kubaha nyine. Gusezerana ubundi nta hantu namwe iryo tegeko riba muri Bibiliya, ni discipline y'itorero. Niyo mpamvu nabwira ni igisubizo ngiye kubaha kiri mu kuri, ariko witondeho gatoya. Icyo ngiye kubabwira ni iki ngiki: twe turi umubiri wa Kristo, kandi Paulo yandikira Tito na Timotheo yaravuga ngo ndagira ngo muhandikire ibi ngibi kugira ngo tumenye uko tuzajya tugendera muri gahunda mu muryango w'Imana ariho torero. So hari ubwo umuntu ashobora kumva mvuze gutya akavuga ati noneho gusezerana ntabwo ari ngombwa. No, uwica gahunda tugomba kumucyaha, kubera yuko iyo turi itorero hari amategeko Imana yaduhaye, ariho hari na discipline dushyiraho kugira ngo itorero rigende neza. Nkunze no kubibwira abakristo bamwe bashaka kwigira independent, kaza kakubwira ati ariko jewe simbona impamvu ngomba kujya muri ADPR nka sindefurize. Kabera ariko umunsi wabaga umukristo wo muri ADPR ugomba kumvira ukubahiriza discipline yo muri ADPR. Ariko nuwo muri ADPR ya transfer akayujyana muri Vivante biba ikibazo, kubera yuko ni ingwe ebyiri z'abana bava indimwe ariko badafite discipline zimwe, kuko izo ni discipline z'itorero. No gusezerana noneho ni discipline y'itorero ryose,
icyitwa itorero cyose ni disipurine yagiyeho, dusanga ari byiza kubera iki? Kugira ngo tuvane akajagari mu mibanire y'abantu. Abo babana batarasezeranye mu maso y'Imana ntibakoze icyaha cyo gusambana kuko ni uburenganzira bwabo, ariko mu maso y'Imana bakoze icyaha cyo kuzana akajagari mu mubiri wa Kristo. Ni kansa. Burya kanseri ni serire zifata icyemezo cyo guteza akajagari. Muzabaze bazabibabwira. Kanseri niyo mpamvu nta muti wa kanseri ufati kubaho uretse kwica serire zirevurusa. Burya umuntu wiyemeza akavuga ngo ngewe ngo nzibanira n'umugore wanjye tutarasezeranye, ni nka serire zikora kanseri. No kuri ha chemotherapy cyangwa radiotherapy. Mushumba, mwakomereza no kuri iki, mu gihe abantu bashakanye barabyaye, yakoresha ijambo umwana hanze. Ese ni gute mwazita kuri abo bana cyangwa uwo mwana bitabangamiye umuparteneri? Izo ni case rwose duhorana. Umuhungu n'umukobwa baraje bagiye gusezerana. Umukobwa aramubwira ati pastor, wari wabona ibyo ngiye kuzakwereka n'iby'ibiki? Ati kuwa gatandatu nzatambamira ubukwe ku mugaragaro. Aturiya muhungu muzasezeranya yanteye inda, turabyarana, simusaba ngo ndongore, ariko dufitanye umwana kandi yari yaranyemereye indezo, none kubera ko agiye kurongora yarayikupye. Mfata telefone mpamagara umuhungu, mu minota ishoboka we na fiance mwe mungezeho. Araza bicara imbere yanjye ndamubwira nti ibyo ngiye kukubaza ubinsubize. Hari umukobwa witwa Nyirakana, uramuzi? Mbona umuhungu arirabuye kandi yari inzobe. Nakubajije ngo uyu mukobwa uramuzi? Ati ndamuzi. Uyu mukobwa wawe fiance wamubwiye ko mufitanye umwana? Mbona umukobwa arahindukiye nawe arirabuye. Ati ibyo bintu ni biki sheri? Ati ubuse sheri, ati ubwo koko, ati ibyo ni biki numva sheri? Ndamubwira ni ngaho sheri mubwire yuko ufite umwana. Arabimubwira. Nanjye ndamubwira nti rero ngewe dore icyo nemera, mwembi basheri mwembi ejo muzajye ku murenge mujyane n'uwo mukobwa mwitoranirize abatemwe, uyu mugabo agenda asinyire paternité y'uwo mwana, munagene n'indezo muzajya mumuha kugira ngo uwo mwana agire uburenganzira. Kuko mu Rwanda umwana agomba kugira paternité. Ibyo rero rwose giye mbishyiraho, nabishyizeho nk'itegeko, ni discipline. Niyo turimo kwigisha abagenda babwira niba hari umuntu muri mwebwe w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ufite umwana yabyaye, kandi umubwire uburyo uwo mwana azabaho, kuko akeneye kumenya se, akeneye kumenya nyina, ukeneye no kumwitaho. Iyo ni discipline mu itorero. Ntabwo ari itegeko ry'Imana kuko ntibyanditse, ariko ni discipline ishingiye ku bunyangamugayo bw'abantu b'Imana. Murakoze. Hari ikibazo bari babajije ngo ese intimacy irashoboka kuri couple zitabana, ariko mwagisubije. Hanyuma yahise abaza ikindi ngo ubuzima busigaye bugenda buhinduka, ugasanga umwe yaba mu Rwanda undi hanze, ariko muri uko kugenda ukumva uwo mwashakanye afite undi mugore atarabikubwiye kandi barabyaranye. Nk'umukristo wakora iki? Wakwemera guharikwa? Wakora divorce? Wabigenza gute? Murumva ari nde wagisubiza? Okay, Mushumba. Ibyo biragaruka ku kintu twigeze kuvugaho. Erega ikibazo dufite hano, murimo murashaka inzira z'ubusamo zo gukemura ibibazo. Ntabwo abantu bose basa. Hari umugabo uzajya hanze, wenda yagiye Darfur, yagiye Juba cyangwa Marakal, abyara y'umwana, cyangwa ari Burayi wowe bino, afite inshoreke, afite undi mugore nako babyaranye ariko ntibasezeranye. Icyo nicyo cya mbere. Nta nubwo wamwita mukeba wawe ni umusambane w'umugabo wawe. Icya mbere, uwo mugabo yiteguye kwihana akareka uwo mugore, kuko biterwa n'uko uwo mugabo azaza cyangwa uwo mugore azaza. Kuko kubabarirana ntabwo biza mu buryo bumwe. So ubu tubahaye igisubizo, twaba turimo guca urubanza rw'ibintu bitandukanye. Buri case nkuko by the way n'izi ngo zose zicaye hano, nta rugo rusa n'urundi. Ibi byose turimo kubigisha, mugomba kugenda mukicara. Inyigisho burya mubona muri semina nk'iyi ni nko kujya mu isoko. Ujya mu isoko ukagura ibirayi, nanjye nkagura ibirayi, nagera iwanjye nkabiteka krokete, de pomme de terre, undi akabiteka purée,
undi akabiteka isote, undi akabiteka bitogosheje, undi akabiteka mu bundi buryo. Buri muntu wese arabitwara akabyadabuta ku rugo rwe. N'iyo kesi rero uzayadabuta ukurikije uko wabimenye n'imbabazi mwasabanye n'ibyemezo mwafashe. Naho ubundi twaba tugiye kubabeshya ngo ubigenza gutya cyangwa ukabigenza kuriya. Hanze afite umugore, wowe ukaza aho uri deuxième biro, ari wowe yabeshye. Ibyo bitandukanye nuko mwavuye hano ari umusore yagera hanze yenda akavuga ati narananiwe kubaho ntagufite, nshaka undi. Niyo mpamvu pastor bivuze neza, ntitwamenya neza iyo kesi uko iteye. Niyo mpamvu umuntu yayihandoringa akurikije uko imeze. Hari igihe nk'uko twabivugaga, umuntu ajya gushaka gukemura ikibazo, umuntu avuga ati urankemura ikibazo ngenda gifite. We yabikoze abizi, yabonye umwana kuri kwa kundi mushyira amafoto kuri Instagram, murabizi namwe, mukimaketinga, yakubona ati buriya akeneye amafaranga. Hari ntabwo ibintu biba byavutse ako kanya gusa. Ibintu biba bifite uko byubatswe n'uko byabayeho, ku buryo rimwe na rimwe umuntu avuga ukumva akubwiye kesi nk'iy'abanyamategeko, kandi iyi ntabwo ari kesi y'abanyamategeko, ahubwo ni kesi y'imibanire n'umutima n'uko ibintu byagiye bigenda. Rero ntabwo umuntu yavuga ngo urabikemura utya, igisubizo ni iki, kuko tutamenya ngo kimeze gite. Ahubwo kimwe muri ibyo bibazo njye mbisabira, nimujye mwizera abashumba banyu. Niba utakwizera n'uwawe, wakwizera n'uwahandi. Wakwibura n'umupsikologe we wasi wizera, cyangwa umugore mugenzi wawe. Ahubwo ari igihe duhura n'ibibazo tukabipfana, ukabibariza hano, umuntu akumva urasa nkaho uri muri baza, nkaho wundi watangiye atubaza ati ariko insenyuka ry'ingo ziterwa n'iki. Cyo ni ikibazo umuntu kiri general vague, ariko umuntu wicaye ukabaza umuntu kuko ari ikibazo cyawe, igisubizo cyaboneka. Merci. Hari umuntu wabajije ngo ese ko abagabo benshi bavuga ko kugira ngo wubake neza usabwa gucira bugufi umugore wawe, ndetse avuga ngo iyo umugabo ari majoro burya umugore ngo aba ari generali. Ati se kunganya ubudahangarwa mu rugo 50-50 birashoboka cyangwa bisaba ko umwe acira bugufi mugenzi we? Shobora kuba ryarasobanutse nabi. Murabizi ko mu Bibiliya iravuga ngo Yesu yahagije 5,000 udashizemo abagore. No mu muco wacu murabizi ko umuntu yabyara nk'abakobwa gusa yasaga nk'atabyaye. Rero muri iki gihe bafite uburenganzira bwinshi, bahita bakuramo ikirarane, ahita ashaka kurengana. Ariko nekereza ko kuzuzanya birashoboka. Dukurikije hamwe umushumba yatubwiye, umudamu yavuye mu Rubavu, kuzuzanya birashoboka. Hanyuma mu amategeko asanzwe ya leta, bo bavuga ko niyo mugiye kuri ubu iyo mugiye mu murenge bahita babaza uza, bavuga ko bose bafite ubutware, bashobora kuba abatware. Hanyuma iyo babajije umuhungu ntahita asinya, ufite uburenganzira bwa mbere ni umudamu, niwe wahita asinya kuba umutware w'urugo. Reka rero mbabwize ukuri, yego mu bihugu biteye imbere bimwe na bimwe ukuntu urugo rwubatse, ubundi uko Imana yabyubatse, habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore n'abana n'abandi. Mu bihugu biteye imbere habanza umugore, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa, umugabo akaza nyuma. Niduhindura uko Imana yapanze ibintu, nta kizabuza urugo gusenyuka. Ariko muri rwa rukundo, muri bwa bumwe, muri kwa kuzuzanya, mushobora kubana ntawe ubangamiye undi, umuntu wese akita kuri mugenzi we nk'uko batwigishije, tudashatse kumenya ugomba kuba umutware. Mu rukundo be nibyo ntibibamo. Ahubwo iyo hajemo amategeko no gupezanya, urugo ruba rwatangiye kugira ibibazo. Murakoze. Kora iki mu gihe uwo mwashakanye adakunda kubahiriza igihe cyangwa se kubahiriza gahunda? Cya kibazo abagabo benshi bakunda kwibaza cyangwa bakunda guhuriraho. Icyo kibazo mu by'ukuri ntabwo kireba abagore, nibaza ko cyabajijwe n'umugabo, niko mbyibaza. Pasiteri yabivuze neza, abo bari kuvuga ndabizi nabo ni abagore, nabo baba baretse kugira ngo dusubize. Pasiteri atubwiye neza, aravuga ku bijyanye no kubabarira, ngo umuntu akwiye kwitoza kugeza ubwo uruhu rwe rumera nk'urw'ingona, kugeza igihe rudakomereka vuba, kugira ngo yige kubabarira. Ni nako namwe bagabo bagenzi banjye
dukwiye kwitoza kwihangana no kurenga iki kintu kugira ngo dukomeze tubane n'abagore bacu, kuko niyo wabasengera gukererwa ubanza bidahura n'igihe cyacu. Ngiye nigeze kwimagina, ndibaza ngo reka nibaze icyabakora, kajya nibaza nti ubu ngubu wenda arangije gukora ibi, kajya mbiha iminota, ubu ni 5 kameme ntibyarenze iyi cyangwa 10, ukagerageza ukimagina ya minota wihaye 5 yo gukora ibi, 10 yo gukora ibi, 15 yo gukora ibi, ukageraho no ukanayirenza kuba ati kameme n'indi ntazi cyari gukora, nayo ukayirenzaho. Wagerayo ugasanga cya kindi wabanza wibazaga ko yarangije aracyakiriho, none ukajya wibaza ati none finalma bagabo bagenzi banjye nimukizwe kuri iyo ngingo. Aba badamu tubana ntibazigera bihuta nkatwe, ntibazagira vuba ntabwo naho kwirirwa umena umutwe gusa ujya mu modoka ukiri gusona ni hahandi mukagera mu ruko mwarakarani, mu bukwe mwarakanira ntawe uganira n'undi, ahubwo twebwe turabanyabwenge turabareba tukiriza twatisha rwahiye tu rwa ukabireba nyine uko baraseka bitagerayo, ubwo kandi ukabuhaye abantu inkuru ati urugo rwa runaka ruri muri Siriya umuriro waratse. Nta mpamvu rero twige, hanyuma namwe badamu mwige hariya muvuga ati baduhaye faveri twarananiranye oya, mu gihe ntitubyihanganira kimwe kameme. Niba uzi ko muri bugende mu materaniro 3 kandi ukaba uzi ko we make up koga urabona twe nta nubwo tuba twumva impamvu mutinda, kandi mwebwe murabitondeka ukumva ni nk'15. Menya nawe ko wakagombye kuzinduka kare kugira ngo mugenzi wawe udahorera buri gihe mujya mu materaniro warakaye. Tukiga kwihanganirana, ntujye hariya ngo irugu umutonganya, twibuke kwa kubahana na ya communication. Of course ndabona kanona ari cyo iri bigongereho. Ngiye ndashaka kongeraho ikintu kimwe, gukererwa sans conséquence, nta ngaruka, nta mpamvu yo kuvuza ihoni mugiye mu bukwe, kereka ari wowe ugiye kurongora cyangwa se ugiye kuba umukwe mukwe. Dongo nta mpamvu ihangane, oya ihangane ndaje nkwereke ko babikosora. Icya kabiri, reka twumvikane, icya kabiri nta mpamvu yo gukererwa mugiye ku kazi cyangwa mugiye mu materaniro, kuko icyo ngicyo cyo bamwe hanjye ndi umupasitori, iyo nkererewe ubwo nyine mba nateje ambutiyaje na mudi irahinduka nkava mu mwuka. Uburyo bwiza bwo kubikemura, reka mvugira abagore aveti yewe nibyo nababwiye nkunda gukora ubushakashatsi, ariko buri reality based. Hari igihe cyabo bafata cyo gukaraba, kwisiga, gusiga inzara, gutunganya imisatsi, kugira gute. Burya si cyo kibazo kinini, haba n'utundi tuntu twinshi tuba mu rugo musohoka. Oya reka natwe twihereho, tunanihereho twebwe ubwacu. Yabanje areba inkweto zawe, areba amasogisi, areba ishati, ajya kuyiteresha agira gute. Ikintu kizabikemura communication, kwicarana. Niba muri bugende ku cyumweru mujya gusenga, nimwemeze mushyiremo ruroje ku cyumweru, mujye mubyuka kare. Na ubundi mubyuka kuri 5 rumari, kandi kenshi ku cyumweru ni nabwo icyo kibazo kiba, mukabyuka mutinze kuko mutagiye ku kazi, kuko akazi ko karabahata. Noneho ku cyumweru ukabona mwatinze gutangira kandi ya mirimo ntiyavuyeho. Ibintu byose bikemurwa na organization. Mu cyongereza baravuga ngo don't agonize, organize. Niba mushaka guca iyo ngeso, mukore matematike temporaire, menye ngo umugore bimutwara igihe kingana gitya gukaraba, gukora izo make up na bya bindi byose mwavugaga, kongeramo na twaturimo, kandi n'ibinashoboka nk'inkweto zihanagurire n'ishatu uyitangire bayiguterere. Kuko yewe nagiye no guserva ahantu henshi tugapfa ibintu natwe twashoboraga gukemura. Ariko ikindi njye mbibwira n'abakozi banyu nkabwira ni niba mushaka amafaranga yo guhaha n'ibindi mujye murara mubivuze, kuko biranyorohereza. Ibyo uzahaha byo murare mubivuze, mwe kubivuga ngiye kwatsa imodoka tugiye. Niba kandi mubivuze ngiye kwatsa imodoka, ko madamu nanjye yarubwo nyamubwira nibihorere. Niba ngiye kwatsa imodoka ubwo ibyo ndabigukorera nimugoroba nukabivuge mu gitondo. Tugomba kwiga kwiyorganiza. Ariko icyanyuma mureke twe kuyoborwa na kamere, tuyoborwe n'umwuka.
twige kwihanganirana. Niba nicaye no mu modoka madamu arimo gutinda mbe niyumvira radiyo cyangwa ndimo guhamagara kuri telefone, kuko uvuze ihoni akaza yazuye umugara mukagenda mumeze nabi. Njyewe rero nsigaye narabyizi, cyakora nimungana nanjye muzabyumva. Kera twikubitaga hasi bakabwira ngo uzabyumva ushaje, hari ibyo numvise nshaje. Ubwo impamvu mwebwe mukirakara nuko mukiri bato, iyo ushaje ubu mugwa neza ukaba sibyo. So abajya bavuza amahoni aho kuvuza ihoni burya birutwa no kumushyiraho pressure umuhagaze iruhande. Ndimo ndabigisha wisdom, utwo ni twa tips. Burya iyo umuhagaze iruhande arimo ku akabona urahagaze wifashe gutya kandi ukomeza kumureba, araba atari ko uyu mugabo atangiye kuba impasi. Iyo uvugije ihoni kuko batakureba asohoka kubera ngo ariko nguramvugiriza ihoni koko ngo nkuhagaze mu muhanda mukaba muratonganya. So ibyo muzabyige, reka turelaxingeho gato sibyo, ariko tube famu, tube ferme ku gihe, ariko tube n'abanyamwuka kuko birashoboka. Yesu azarinda agaruka mutagendera rimwe. Bagabo bagenzi banjye nimwitegure, abagore bazahora bakererwa cyane mu byihangana. Ni ibyo nutwige kwihangana gusa nkuko nabo hari ibindi batwihanganira. Of course guhinduka kuheze bazakuraho itatu yenda. Murakoze, merci beaucoup. Icyo nabwira gusa nuko atari abadamu bose bameze gutyo. Hari abadamu batanga abagabo kwitunganya, ahubwo ugasanga ni hatari. Reka tubaze ikibazo cya nyuma. Hari mu nyigisho hari ingingo mwavuzeho, yewe munatanga urugero, uravuga uti umudamu wanjye mubonaho yarari suko hafi hatari hari abandi bakobwa benshi. Ndi kugerageza kubihuza n'ikibazo umuntu yabajije, yavuze ngo ese gushaka umugore bivuze ko ijisho rireba ku ruhande riba rigomba guhita ripfa ako kanya? Aravuga ngo nge kureba ku ruhande ko bimaze kumbana byinshi. Ntekereza ko ari ugukebuka yavugaga, twe kubi reka tubyumve kimwe sibyo. Abadamu murimo hano, Eric yavuze ngo ndimo ndakarira abagabo, reka noneho mvugira abagabo. Ariko no gukarira abagabo insigaye mbikora muri iyi minsi kubera impamvu z'umwuka. Umunsi tuzaroderesa abagabo bagasubira mu mwanya wabo, bakaba batware b'urugo uko Imana ibivuga. Jewe nanditse igitabo cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, ndimo kucyandika cyakosoye byinshi mu mitekerereze yanjye. Usanga buryo twabyiciye dukosora abagore aho gukosora abagabo, kandi ari bo bayobozi. Igihugu gisa n'umuyobozi wacyo. Buriya rero abagore noneho mu byumvi rwose, kuba nararongoye umugore wanjye ntabwo bivuga ko ntabona abagore beza hanze. Ndababona pe, kuko burya abagore nk'uko Hortense yigeze kubivuga batandukanye n'abagabo. Nushaka kubwira, nushaka gukurura umugore ujye umukirigita mu gutwi. Abagore iby'abagore bica mu matwi ko ni sentimental. Umubwira amagambo meza, nshobora kukubwira rwose, nshobora kuzura umusore wa wundi wa Mr. Abagore ibyabo bica mu matwi. Intimacy y'abagore ica muri communication na quality time. Kumuha igihe, mukamuha igihe rwose, kandi ukavuga, ntabwo ari ukumuha igihe gusa ngo ukabikirage. Oya, ni ukumuha igihe ukongeraho no kuvuga. Ariko abagabo ibyacu bica mu maso. Buriya mva ndakijijwe rwose, sinjya nisuzugura mu byo gukizwa. Ariko nuko nyamivuga abantu bakagira ngo nanjye mbona abagore beza banca imbere. Aho umupagani atandukanira n'umukristo, umupagani abona umugore mwiza akamukurikira, akanamukurikiza amaso, nanjye ndamubona nkabona ko ari mwiza nkamureka akagenda. Naho bitandukanira. Nge nize kudategekwa n'amaso yanjye, nize kuyategeka. Ariko byo kuvuga ngo rero ngo wabonye umugore mwiza abakobwa beza bagihari, nzahora mbabona ari beza. Ahubwo abagore bagira ikibazo. Hari muzi ko Salomo yagize ikibazo, yandika ku bagore b'ingare b'abanyamahane. Arandika
hanyuma rero abagore bigeze kwandika kuri Salomo, nabibonye ahantu baravuga mwumva rero kugira umugabo nka Salomo n'ubundi ngo kugira umugabo uhora ugenda areba gusa ngo yarangiza akagushakiraho abandi bagore. Urumva ikosa ryabaye mu kureba gusa, nuko nanjye sinari mbazi ngo mbasubize. Nayo ni ikosa ry'uwo mugabo si ukureba gusa, ikosa ry'uwo mugabo no kukuzanaho abandi bagore. Icyo rero cyo kureba cyo si ikibazo, cyo nushaka kubwira umugabo ujye umwereka. Twebwe twumvisha amaso, abagore bakarebesha amatwi. Ntabwo ubwo mwabyumvise. Ushaka kumvisha umugore ikintu neza ugishyire mu matwi kugira ngo akirebe akibone neza, bimubwire mu magambo menshi wisobanura. Naho umugabo bimushyirire mu gishushanyo gishyira imbere ye, ibindi amaso azabimusobanurira.